Nshuti muvandimwe ndagushuje mu izina rya Kristo Yesu, nguhaye ikaze muri uyu mwanya wacu mwiza wo kuganira ku ijambo ry'Imana. Tugiye gusanga mu gitabo cya Yobu ibice 5 umurongo wa 8 kugeza kwa 11. Ariko ari gihe ubu mba nshatse Imana, kandi Imana nkaba ariyo negurira ibyanjye. Nikora ibikomeye bitarondoreka n'ibitangaza bitabarika. Niyo ivubira isi imvura igasandaza amazi mu mirima. Nishyira hejuru aboroheje n'ababoroga ibashyira mu mahoro. Haleluya. Uyu ni umugabo witwa Yobu wari uri mu bihe bikomeye. Nta Kristo numwe cyangwa se nta n'umuntu numwe utazi amakuru ya Yobu n'ibikomeye bibabaje byamugezeho, ibyago byinshi biteye ubwoba. Hanyuma rero Yobu turabizi ko yihanganye akagerageza, ariko nk'umwana w'umuntu igihe cyarageze atangira gucika intege. Inshuti ze ziza kumusura, noneho umwe mu nshuti ze amubwira ayo magambo, atari ko ari gihe ubu ngubu mu mwanya wo gucika intege, mu mwanya wo gutangira kwiganyira, mba nshatse Imana nkaba ariyo negurira ibyanjye, kubera yuko Imana nikora ibitangaza bitarondoreka n'ibikomeye byinshi. Niyo ishobora byose, niyo ivubira isi imvura, niyo ishyira hejuru aboroheje n'ababoroga ikabashyira mu mahoro. Haleluya. Iyo ni inama nziza inshuti ze zamugiraga. Kubera iki? Kuko yaracitse intege, yihebye, ageze kure, yumva ubuzima bumubihiye, yumvaga isi isa n'iyituye ku mutwe we. Uyu munsi rero nanjye ndakugira inama ngo iki ni igihe cyo gushaka Imana, ntabwo ari igihe cyo kwiganyira, si igihe cyo kwitotomba, si igihe cyo kujarajaza umutima, si igihe cyo kureba ibikomeye biteye ubwoba, si igihe cyo kurara udasinziriye, ahubwo ni igihe cyo gushaka Imana. Imana akaba ariyo wegurira ibyawe, akaba ariyo wegurira ibibazo byawe, intambara zawe, ibigeragezo, ibyago, amakuba n'ibibazo biri hirya no hino muri rusange, kuko ibiteye ubwoba ni byinshi. Ubwo rero icyo ukwiriye gukora ni ukubyegurira Uwiteka, kubera yuko Uwiteka niwe ushobora byose. Niwe wagira icyo akora mu gihe gisa n'iki. Mu bihurimwo nta wundi wagira icyo akumarira uretse Uwiteka. Bifate ubyegurira Uwiteka, umubwire uti Uwiteka we, atari wowe kuntabara, atari wowe kundengera, atari wowe kundwanirira, ntacyo nashobora, birakomeye, biteye ubwoba. Bimwereke, arabizi, azi neza yuko nta handi gutabarwa kwacu kwava, ariko arindira yuko dutera intambwe, ashaka yuko tumwereka ko ari we byiringiro byacu. Iki rero ni igihe nshuti yanjye cyo kwegurira Uwiteka ibyawe. Ibyo bikuruhije ubyikoreye ukabihambira mu mutima wawe, byagutura hasi, bikaguturisa agatuza, ukabura amahoro, ugahera umwuka. Byegurira Uwiteka rero kuko niwe ubishoboye. Inshuti nziza nuko zigirana inama. Niyo mpamvu nanjye naje kukugira inama binyuze muri iri jambo ry'Uwiteka. Shaka Uwiteka, umwegurira ibyawe, azagutabara, azakurengera, kuko niwe wenyine ushobora byose, nta kimunanira. Niwe uvubira isi imvura, niwe ushyira hejuru aboroheje n'ababoroga akabashyira mu mahoro. Ahari aho hari ibiguteye kuboroga, hari ibiguteye kuvuza induru, hari ibiguteye kubura amahoro no kumva wahamuka, wakwirukanka mu muhanda, ariko bimwegurire kuko niwe ushobora byose. Aragutabara, arakurengera, kuko mu kuboko kwe harimo imbaraga, nta kimunanira. Nshuti yanjye, Umwami Imana aguha amahoro, aguha umugisha, kandi wumve yuko nta handi gutabarwa kwawe kwaturuka uretse ku Uwiteka wenyine. Imana ikugirire neza mu izina rya Kristo Yesu. Amen.